njyewe kuri njyewe agasuzuguro ni ikintu kidakorerwa kuri njye ariko hari n'undi ushaka gutekereza ko kumuca inyuma bidaha ariko ubundi guca inyuma bingana n'agasuzuguro abagusuzuguro nzi ko umugabo ari ugomba kuduha urukundo rwinshi kugira ngo none se we urumuhaye byakanga I'm just a girl mbega ntabwo wakubaho udakunda ntabwo bishoboka uzareba abahungu bose baguterera hari abivuga ariko bimeze bitanga ahana gute nisanze kuri Hello everyone, how you doing? Are you doing good? Are you doing amazing? Alright, so my name is Sonia Lola and welcome back to my YouTube channel. So, nkuko muri kubibona izuba rimeze nabi ariko that's not the point. Uno munsi rero ndashaka ko tuganira ku kintu cya relationship. Ni ukuvuga ngo rero hamaze iminsi hasohoka ibibazo bigiye bitandukanye abantu bavuga ati ese hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde ugomba kwishyura bills, ninde ugomba kwita ku wundi mu buryo ariko bujyanye n'amafaranga. Nubwo byaba atari mu buryo bujyanye n'amafaranga uko byaba bimeze kose kugira ngo wite ku muntu neza kandi bigende neza yishimye agubwe neza akenshi hari igihe usanga bisaba amafaranga. So ikibazo rero kikaba kigira giti ese muri relationship ninde hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde ugomba kwita ku wundi. Uno munsi rero tugiye kuganira na Joe Twins impanga ebyiri cyane ko ari n'abantu bakuru ndetse kandi uretse no kuba ari abantu bakuru n'abantu baguye imiryango ukuvuga ngo rero uko bimeze ibyo ari byo byose basobanukiwe ikintu kijyanye na relationships. So muze rero tujyane twumve ese hagati y'umukobwa n'umuhungu ninde ugomba kwishyura bills, ese birakwiye ko habaho icyo kintu cya 50-50 muri relationship. My name is Sonia Lola. Nimba utarakora subscribe ndagusaba ngo wanze ukore subscribe ubundi tujye dukomeza tubane no mu biganiro bitandukanye nshyira hano kuri YouTube channel yanjye. Nkuko mubibona rero aka kanya ndi kumwe na Joseline na Josette komana igihe bijya bincanga. Okay, ndashaka rero kukubaza utubazo tutarenga dutatu tujyanye na relationship, sibyo? Ese niki ubona abantu bakwiye gukora kugira ngo kuko nk'ubu ngubu nawe mfite sheri tumarana amezi abiri turatandukanye urabizi niki rero mubibona umukobwa nkanjye cyangwa se abantu bakwiye gukora muri relationship kugira ngo irambe? ni ukugabana 50-50 ntihagire upeza undi ugasanga umwe afite 70 undi afite 30 mutanga urukundo rungana keya zingana. Nzi ko umugabo ari ugomba kuduha urukundo rwinshi kugira ngo none se we urumuhaye byakanga I'm just a girl agomba kuguhereza ega hari abantu badasubiza hari abantu badakunda abantu babitaho cyane hari n'abantu bakunda bibitaho agomba gukora ibyo ukunda nawe ugakora ibyo akunda mbega nka making sure ko ikintu akunda nyizi kugira ngo nyimukorere kandi ukagikora niba ukizi ugikora iyo utagikoze ukizi uri kwica amategeko y'urukundo. Sinzi priorite ibe ku rukundo rwawe ibindi byose bize nyuma ariko priorite ibe ku rukundo rwawe. Mbese wemera ko nawe 50-50 igomba kubaho cyangwa nk'umugabo hari ibyo bakugomba birenze n'umukobwa? 50-50 kubera ko urukundo umuha ni urw'umugore aho umugabo urukundo aguha ni urw'umuhungu agomba kuha umukobwa ntabwo bisa ntabwo babigomba rero agomba bigwa nabi nta muntu byari byatera mu nda. Okay, none mu gihe kingana gutona n'umukobwa n'umuhungu bagomba kuba bateretana kugira ngo babane? Ibyo bintu bigenwa n'umuntu ku giti cye. Hari igihe wihuta ugasanga wihutiye ubusa n'igihe utinda ugasanga n'ubundi watinze mu nzira rero biterwa na relation nawe ari we iyo ari uwanyawe n'ejo mu gitondo mwakigenda. Mbese ntabwo mwemera ko iyo ibintu bitinze tuteretanye imyaka 2, 3, 4, 5 ntabwo mwemera ko ibyo bintu bitinze urugo rushobora uretse n'ibyo ngibyo se ntabwo wemera yuko ushobora kwihuta ugasanga wagiye ahantu utamenye neza ukihuta nk'uwayobye ntabwo ndavuga ngo iyo utinze birapfa imana se wihuta nk'uwayobyewe bivuga hirya. Okay. None se ni ntahe makosa umuntu atagomba kwihanganira muri relationship? Ku mukobwa ku muhungu? Okay, duhere ku mukobwa.
iyo nicyo kintu wese regagira red flag njyewe kuri njyewe agasuzuguro ni ikintu kidakorerwa kuri njye ariko hari n'undi ushobora gutekereza ko kumuca inyuma bidaha ariko ubundi guca inyuma bingana n'agasuzuguro abagusuzugura umuntu aba ari kukureba aba yagusuzugura agaciro kaba gahanganije na zeru agasuzuguro no gucana inyuma agasuzuguro kari ku mpande zombi abagabo bakunda icyubahiro na Bibiliya bitubwira abo bakunda icyubahiro ariko ntabwo abagore natwe ntabwo tugakunda ntabwo twamaga ntabwo mukunda agasuzuguro oya ahubwo abagabo banga agasuzuguro ariko abagore bakunda gukundwa cyane umugabo udatesha umugore cyangwa umukope we nani urumva nkubwire sibyo hari ikintu hari abadamu nagiye nganira nabo barambwira bati muri relationship ntago umukobwa ategetswe gukunda umugabo uri kumva wait ni ukuvuga ngo umukobwa ategetswe kubaha umugabo aho kugira ngo amukunde noneho umugabo we agakunda umukobwa ariko ntamwubahe sinzi nimba muri kumva icyo kintu ntabwo umuntu tubana bishoboka urumva nyine bo bari kumbwira bati iyo umukobwa atangiye gukunda umugabo cyane niko atangira kumufuhira bagatangira bagaserera n'ibiki ese wowe iki kintu uracyemera ko umugore agomba agomba kubaha umugabo cyane kurenza uko amukunda oya mbega ntabwo wakubaha udakunda ntabwo bishoboka uzareba abahungu bose baguterera hari abo uvuga ati ariko bimeze bitanga ahana nisanze kuri ukaba wamubwira n'amagambo nyine utatekereje uzarebe umuhungu wawe undi wavuze ati ngo arakubwira ati cahanga aho ukagenda umubwira none se turyame cyangwa cyantegereje uba wamwubashye nyine ntabwo ushobora kuba umuntu udakunda ni kimwe n'uko utakunda uwo utubashye ntabwo bishoboka njyewe nemera ko ari nyine win-win icyo ukunda giha mugenzi wawe ntabwo bigwa nabi nawe ni kubyemera cyane murakoze cyane ndabashimiye thank you so much yes ngira ngo rero mwabyumvishe ikiganiro kigufi cyane tujyanye n'aba Joe Twins ku bijyanye na relationship aba Joe Twins batubwiye ko ari byiza ko muri relationship mwese hagomba kubaho icyo twita 50-50 ntuvuge ngo umuhungu ni ugomba kwishyura ibintu njyewe ngomba guteta nkicara nkaryama nkatsinzira batubwiye ko rwose muri relationship ari byiza ko umuhungu cyangwa se umukobwa bose bagomba gufatikanya kugira ngo relationship irambe kandi ikomeze kugenda neza si ibyo gusa kandi batubwiye n'amakosa n'ikosa rimwe kabisa rikomeye bo batekereza ko itagomba kwihanganirwa muri relationship iryo kosa nta rindi n'agasuzuguro buri wese aba afite uko abyumva ndetse nawe ngira ngo ufite opinion zawe cyangwa se ba Joe Twins nabo murahuje amazina nyine nitwa uw'ababyeyi Sonia Lola ndagushimiye cyane nimba warebye ikiganiro cyose Imana ikomeze ibahe umugisha ibiganiro nk'ibi ngibi ngiye kujya mbibagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye ntibagirwe gukora subscribe like and share and comment nimba koko wumva ibyo bavuze ari byo mwemeranya cyangwa se mutemeranya ndabakunda cyane Imana ikomeze ibahe umugisha bye bye